Yes, ndagusoje kandi ngwaye ikaze wowe ukurikira Anne TV show. Akanya tugiye kubagezaho imwe mu nkuru irimo kuvugwa ku binyamakuru bigiye bitandukanye. Ni isezera ry'umunyamakuru wakoraga kuri RBA, uwo akaba ari Kagabo. Si we gusa, ngira ngo no mu minsi yashize uwitwaga Rwema Gerard Musiko nawe yaje gusezera RBA ndetse na Anita Pendo. Aba banyamakuru barimo kujyanwa n'iki cyajyanye Kagabo. Reka wumve bimwe mu byabajijwe Kagabo, impamvu yagiye ndetse n'icyo RBA yamugejejeho ndetse n'igihe yari amaze ayikoraho. Gusezera byo nibyo, ariko kugenda nibyo twaganiraho, kuko ubu ngubu uburyo bwo kubana n'abantu ushobora kuba burenze bumwe cyangwa ushobora kuba butandukanye n'ubusanzwe, kuko uriya ni umuryango. RBA irenze kuba ari umukoresha, ni umuryango wanjye. Urumva hafi kimwe cya kabiri cy'imyaka maze ku isi niho nayimaze. Ni ahantu n'igihe byose, ni ahantu nabonye uburyo nanjye bwo kumenya ibibera mu gihugu no kugira icyo nakora wenda binyuze muri iryo tangazamakuru. Rero navuga yuko icyo navuga cya mbere ni ugushimira uburyo nabonye n'ikigo cyandeze kikankuza kugeza uno munsi. Ubwo numva nanjye naganira ku ngingo zireba ubuzima rusange bw'igihugu bibera hirya no hino ku isi. Rero nkabona mu rugo kurusha uko nahabona nk'ahandi. Kaga, tubwire wa mugani wawe, uvuze igihe uhamaze, winjiyemo ryari, wanyuze mu yahe mare? Winjiyemo muri 2003. Nahageze rwose nkiri mutoya, ntararangiza na kaminuza, ngira ngo nari ngitangira. Rero navuga ko nta handi hantu nakoze, ariko nagiye nkora mu byiciro bitandukanye. Iyo natangiye akazi ari bwo gahunda yo kwegereza abaturage ubuyobozi n'ubushobozi irimo ishyirwamo imbaraga, ari nabwo hari hamaze gushinga radiyo hirya no hino mu gihugu, radiyo z'abaturage. Rero nizo natangiriyemo na bagenzi banjye, turazikora hirya no hino. Hanyuma navuga ko ubuzima bwanjye bw'akazi burimo ibice bibiri. Hari icyo gice nyine cyo gukora hirya no hino mu gihugu mu turere dutandukanye. Nahereye i Rubavu. Hanyuma rero nkorera izo radiyo bigeze 2009, nibwo ikigo cyanzamuye mu ntera kinyohereza, cyari Kicukiro 4, kinyohereza kugihagararira mu turere twa Nyamagabe na Nyaruguru. Bibaza ko hari abantu benshi bahamenye. Bigeze muri 2013 nabwo nazamutse mu ntera, mbona titire itarigeze ibonwa n'undi muntu wese mu twakoranaga. Icyo gihe nibwo nari nayumvise nanjye yitwa senior reporter. Wow. Ubwo mvayo mvuye nyine aho mu majyepfo, nza gukorera ku cyicaro gikuru. Nkorera nyine radiyo Rwanda na televiziyo Rwanda mu bijyanye no gutara amakuru. Ari nabwo nagize rero amahirwe. Urumva nakoreraga mu nzego navuga zegera abaturage z'ibanze, ariko naho ntangira gukora ku bintu bigari by'igihugu. Ndibuka nkora amakuru mu nteko ishinga amategeko, mu nkuru zijyanye n'ubuyobozi bukuru bw'igihugu na gahunda nini z'igihugu. Navuga ko rero iyo myaka ya mbere 10 nayikoreye hirya no hino mu turere, indi 12 nayo nari nyimaze nkorera kuri izo nzego zo hejuru. Iyo birimo n'ibice bibiri, kuko uretse gukora ayo makuru hari n'inkuru zihariye umuntu yagiye ajyamo. Wagiye wumva tujya nko muri Central Africa, ingabo z'u Rwanda zagiye mu butumwa kugarura amahoro. Wagiye wumva tujya nko muri Cabo Delgado muri Mozambique. N'ibi biherutse naho warahambonye mu bambiro. Rero navuga yuko ibyo rero navuga ko ari igice kinini, ariko hari n'ikiganiro ubuyobozi bwansabye gukora cyitwa Imboni. Natangiye kugikora mu kwezi tariki 5 z'ukwezi kwa 9 2017. Navuga ko nagisoje cyane, nyuma nagikoze ejo tariki 4 z'ukwezi kwa 11, ubwo cyari kimaze imyaka 8 kidasiba, nacyo nagikoraga. Ariko ubwo hejuru yo kuba senior reporter, naje no kongera kuzamurwa mu ntera, noneho ngirwa editor, ndazamuka mba senior editor ushinzwe televiziyo Rwanda, amakuru ya televiziyo Rwanda. Urumva rero ni gukosora inkuru z'abanyamakuru, ariko nanone haba hari ibintu nanone binini bisaba umuntu nyine
umaze kwiyubaka mu bunararibonye nabwo nibwo buryo nyine nagiye njyaho zaba Cabo Delgado cyangwa se naho za Muwambiro wavugaga buriya nabikoraga noneho ubwo nsigaye muri umwanditsi ukurikirana ibya televiziyo Rwanda narabaye senior editor rero navuga yuko uyu mwuga nyine wambereye uburyo kuva ku ntambwe imwe njya ku yindi ariko buri ntambwe nageragaho kwari ukwiga kuko buri gihe itangazamakuru ntibavuga ngo nagezeyo kuko sosiyete dukorera itangazamakuru ikora muri sosiyete ibihinduka haza ibintu bishya bitandukanye icyanshimishaga cyane rero ni uburyo muri za newsroom aho dutegura amakuru uba ufite abanyamakuru harimo abakiva mu mashuri bakiri batoya uburyo musangira ubwo bunararibonye uburyo muganira uburyo ugenda ubunganira kugira ngo nabo bagende bazamuka mbese wishyura ibyo wakorewe n'abandi kuko natwe tuba twararezwe n'abandi kugeza ubwo tugenda tugera kuri izo ntera zose tuvuga twagiye tugera Kaga muri urwo rugendo rwose ndashaka kukubaza nk'inkuru waba warakoze n'ubu wumva ikikwibukamo bakubaza bagutuma nk'inkuru imwe uvuga uti namuhe iyi ngiyi icyo ni ikibazo kigoye cyane kuko nakoze inkuru nyinshi guhitamo imwe nanjye bisigaye bingora ariko ziriya inkuru za Cabo Delgado zarimo n'imbamutima z'abanyarwanda benshi kubona nk'ibibazo twahuye nabyo mu Rwanda nka jenoside yakorewe abatutsi guteranwa n'amahanga ukabona abana b'u Rwanda baragiye batanze uwo musanzu niba ubyibuka bagiye mu kwezi kwa karindwi muri 2021 ariko nka tariki 8 z'ukwa munani bari bamaze gufata ibintu bikuru by'ibanze by'abakora iterabwoba muri ntara Cabo Delgado cyari ikintu gikomeye kugeraho nkabibona n'amaso yanjye nkareba aho bibera izo nkuru twazigezaga no ku banyarwanda ndetse no ku bandi babasha kutwumva bagaragaza amarangamutima yabo mu buryo bukomeye ni nako byari bimeze haba muri za Centrafrica rero ibyo ni ibintu bigaragaza ko u Rwanda ari igihugu yego cyanyuze mu bibazo ariko aho kigeze uyu munsi mu gutanga umusanzu ku bibazo bibera hirya no hino ku isi ibyo ni ibintu naboneshaga amaso wenda umuntu wagumye hano akabyumva ashobora kutabiha uburemere nk'ubwo gihe nabihagagiye ubireba ureba ubwitange bw'abana b'u Rwanda uko babikora mu by'ukuri ibyo ni ibintu bigusigara ku mutima ukavuga uti nanjye aho nkorera hose nkwiye gushyiramo ubwitange nkwiye gukora noza kugira ngo ibi bikorwa byose bikorwa mu by'ukuri bijye bihora bigira agaciro. Kagabo werekeje oya ntaho nagiye icyo navuga ni kimwe gusa nuko nahinduye uburyo nakoragamo tuvuge wenda nazinduka nkajya kuri RBA nkakora iyo mirimo ariko mu ibaruwa nanditse navuze ko nafashe ikindi cyerekezo muri kariyeri cyangwa se mu mikorere uburyo umuntu agenda akura hari nari mu kubishimira kandi ibyo tugenda dukora nibyo bigenda bidushakira izindi nzira hari abandi bantu bampamagaye wenda ntabwo banyemereye kubatangaza bampamagaye bambwira yuko babona byaba byiza dukanye icyiza nabikundiye nuko bihuza ibintu bibiri nize buriya nize iterambere ry'icyaro ariko mu rwego rwa maîtrise n'ibijyanye n'itangazamakuru numva nabikoze imyaka myinshi icyo kigo rero gihuza ibyo byombi kuba warize ibijyanye n'iterambere none ukabihuza n'itangazamakuru hanyuma rero babimbwiye numva ni byiza aho ni ku rwego rwa mbere niyo mpamvu navuga ngo guhindura icyerekezo cy'imikorere ariko ndebye n'imikoranire nabo nsanga irampa n'uburyo nanone n'izindi zo zifite zo kugira bimwe mu bintu nanjye ntangira nkakora kuko buriya mu bintu nifuza no gukora ikintu cyubatse kandi giha abandi bantu amahirwe yaba ari kwiyungura ubumenyi nanjye ubwanjye no kubona imirimo muri rusange niyo mpamvu ngira ngo wanabyanditseho no gushimira cyane ko hari podcast imaze igihe gito yantangije na bagenzi banjye ntabwo ari giye gusa ni podcast yo kuganiriraho ibyo nakubwiye by'urugendo rw'impinduka ibyo nakita transformation journey uko u Rwanda rugenda ruhinduka mu myaka mike cyane ruvuye mu icuraburindi rya jenoside yakorewe abatutsi inkurikije rero ubunararibonye nagize nkurikije abantu twahuye niyumvamo rwose uwo mwenda wo kuvuga ngo reka ngira ahantu nganirira
urwo rugendo abantu bajye baza babiganireho kuko urumva inkuru y'u Rwanda ni nini cyane uyivuze none nta wabivuga wenyine ariko ivuganye n'umuntu ku giti cye akabihuza n'amateka y'igihugu abifatiye ku mateka ye abihuje ku bunararibonye afite ku bwenge afite nibwo buryo rero navuze nti bizatuma nguma hafi y'itangazamakuru bitume burya abanyamakuru ngo bajya bakumbura mikoro iyo bayivuyeho bitume igihe nkitse imirimo mvuye muri iyo mirimo yindi ngira icyo nkora nacyo cyunganira na bya bindi ibyo namaze imyaka yose ndimo n'ubunararibonye nagize n'amahirwe nagize yo guhura n'abo bantu bose bikomeze ariko bifasha ikintu rusange nibaza yuko bifite n'icyo bikora ku mitekerereze n'imyitwarire ya sosiyete numva rero izo nshingano nk'izifite ubwo muri makeya Keep Media 24 nicyo izaba yibandaho. Keep Media 24 mu by'ukuri ni uwo musanzu ushingiye ku gushima ibyo nabonye mu myaka 22 ndi umunyamakuru kuko urumva kuva muri 2003 nagiye mbona u Rwanda ruva ku ntera rujya ku yindi nagiye mbona abari bato bakura yewe nzi abantu benshi natangiye kubona ari batoya bakaba ari abayobozi bafata ibyemezo ku nzego nini ibyo rero birakwereka uburyo igihugu kigenda gikura uburyo sosiyete igenda ikura ni urwo rubuga rero rwo kugira ngo ntange umwanya nganire n'abantu twungurana ibitekerezo ariko ntibizajya binatubuza gusesengura ibibera mu karere no hirya no hino uvuze sorry ubwo naringiye ku kindi kibazo ariko nibuka ko na Masantura mwasesenguye Tanzania nanjye nkayumva Masantura ni umuvandimwe twarakoranye hariya ni umugabo ugira ibitekerezo bikataje kandi wabonye ko n'uburyo yasesenguye abantu basanzwe bamenyereye mu bukungu ariko wumvise n'uburyo amenyereye kiriya gihugu nabyo byarafashije cyane Inyamirambo baravuga ngo yaradukomye ubwo nzakwegera inyigisho hanze aha nari naramenyera byinshi urahazi umuntu wize iterambere ry'icyaro uvuge ntuzamunanira none se Munyamirambo ni mu cyaro hanyuma bavuze biyubatse kaga nawe wariyubatse ariko ndabishimira Imana kubera yuko igihugu cyaratwubatse reka nguhe nk'urugero nk'abantu bangana nanjye jenoside yakorewe abatutsi ndavuga wowe ubwawe nari mfite imyaka 14 icyambere cyatwubatse ni ukubona nyine abureberaho kubona abantu ureberaho bakora ibikorwa bizima bimwe bavuga mu ndimi z'amahanga bikwinspira uwo niwo musingi wa mbere uwa kabiri ni ukuba uri mu gihugu gifite amahoro gifite n'iyo miyoborere ituma nawe bitekereza gukora wabikora rero kwibaka kwa mbere mvuga niyo myumvire naho ibijyanye n'imibereho byo mu rugendo rukomeza urakomeye mu rugo uri umugabo w'abana kandi umugabo w'umugore ntabwo ari umugabo w'abana uyu ufite abana ariko ndabishimira Imana yampaye umuryango urubatse yego ariko ubwo ndumva ko iyo ngingo ijyanye n'urugo reka birangirira ngaho banabwira abantu kuri Twitter ko baza ko mu bibazo bakubaza bumva bakubaza bambaza rwose ngende umuntu uganira n'abantu kandi nishimira n'uburyo abantu bagiye bakira ibyo dukora baduha ibitekerezo abona tumiraga cyangwa muza gutumira bakatwitaba rero mu by'ukuri ni byiza gukorana n'abantu bakaguha ibitekerezo jewe nahise manika amaboko hakiri kare ndi umufana wawe ukomeye Yozefu urumva uri umuvandimwe dusangiye mikoro uriya rero burya ngo abasenyeri buryo bahuye baba bavuga ngo ni abasangiye ibanga urumva rero kandi ndagushimira Yozefu kudushyigikira natwe kuvuga ngo isi y'ikoranabuhanga riri hanze henda bamwe ntabwo ariyo twabayemo ariko kubona bagenzi bawe bakwakira bakubwira bati bigenda gutya navuga ko ari umusanzu ukomeye oya rwose nge uwitwa Philiperi yabaje ati kuki atabikora byose akabibangikanya hari ikibazo ariko Philiperi ngira ngo yari atarumva ko ufite ahandi nanone uri gukora ngira ngo hari wenda arashingira ko muri titre yayo mwavuze yuko yaseze akaba yashinze YouTube channel bakaba bavuga bati yenda ugaseza yagiye kuri YouTube channel hari n'ahandi uri hari n'ahandi ndi
n'ahandi ndi kandi YouTube channel yo kuyishyiraho mu rwo rubuga rw'ibitekerezo no gutanga umusanzu nk'uko nabivuze no kugira ngo ugume hafi y'ibijyanye n'umwuga nawe wahinduye isura mu by'ukuri. Aimable ati Kongo ni gwe 10,000 ngo tuku Rwanda by'amadolari ngo ntuzabikora. Ndumva nawe asa n'uwashingaga yaganiraga. Hari ababwiye ngo uburozi bwo barabugenda. Hari witwa ufite inema wanditse ati umubaze M23 nifata Uvira ninde RBA izohereza yuko ari we waruzi gutara inkuru z'intambara tukaryoherwa. Azajya ntacyumvise. Yagize ati tukubaze M23 nimara gufata Uvira uti RBA izohereza nde ko ari we warusanzwe utara amakuru y'intambara bikabaryohera. RBA ni ikigo gikomeye nongere bisobanure. Ni ikigo gifite impano nyinshi. Rimwe na rimwe hari n'igihe tuba mu bigo kubera wenda ko twafashe uwo mwanya bakaba bari twe bazi gusa, ariko ndibaza yuko RBA itabura umuntu yohereza kandi nanjye ndi umunyarwanda mu gihe nabo mfite umwanya nshobora no kugenda yaba ari RBA cyangwa se ari ubundi buryo. Icyo numva bakeneye ni amakuru, ariko ashatse kumenya byinshi byisumbuye ku bijyanye n'imitangire y'akazi muri RBA ngira ngo afite uburyo yabavugisha. Ati mubarize icyo azibandaho n'icyo yumva kitazagera kuri channel ye. Nubwo byagenda bite. Ibyo nzibandaho ngira ngo nabivuze keretse mbisubiyemo ni ngo rugendo rw'impinduka y'u Rwanda, history y'u Rwanda, story of Rwanda nk'uko muyabivuga, ariko nanone amakuru y'ibintu bigezweho kubisesengura hashingiye ku bimenyetso bifatika. Ikindi tutazinjiramo n'ubuzima bwite bw'abantu bwabo, kandi icyo numva twashyira imbere ni ugushyira imbere indangagaciro za kimuntu n'iz'umwuga by'umwihariko, ariko tukubaha n'abantu tubwira, nicyo numva tuzibandaho. Hari uvuze ngo RBA igomba kuba nta kintu kirimo, nta kiriyo se koko. Mu bijyanye n'iki? Ubwo n'agafaranga. RBA ntabwo nayikamira mu kitoze. Nawe ubwawe wabivuze ko uzi yuko urashima Imana. Wabivuze ko nshima Imana. Rero wenda aramutse avuze ibyo ngibyo ngira ngo wenda yiganiriraga. RBA ni ikigo gikomeye cyareze benshi n'ubu kandi kiracyarera, ni ikigo cya leta. Nibaza yuko buriya hari imirimo dukora, ariko no kwaguka mu mitekerereze n'imikorere nabyo ni ikindi kikunganira kikagufasha. Nibaza ko gucungira ku kintu kimwe ntabwo ari byo, nibaza ko bigezweho muri iki gihe turimo. Ntabwo ari byo bigezweho. Ibibazo bihari? Ibindi ntabwo ari ngombwa kubivuga. Rero muvandimwe reka tugushimire. Umva namwe ndabashimiye na Vanessa uraho? Naho neza. Nakomeje ntega amatwi Senior. Ngo Senior? Ariko rero bavuga ni Senior. Yako kagaburi Senior. Umva reka nkubwire Joseph. Je rwose ikintu mfite kinini no gushima, ngashimira Imana, ngashimira amahirwe twagiye tugira mu buryo bwinshi butandukanye, kugira ngo mbere na mbere mbese uko ryo tangazamakuru iyo myaka warahuye na byinshi. Uyu munsi rero kuba tuvuga yuko umuntu avuye mu mikorere imwe akaba ahinduye imikorere, bitanabujije yuko binabaye ngombwa ugahura n'abantu hari ibindi mwakorera. Ese Joseph we ntitujye tugutumira ukadufasha, nuza muri RBA kandi ufite na YouTube channel yawe ukadufasha n'ahandi. Hari n'umuriro yacu. Ngewe ndi uwo muntu mu gihe cyose nafite akanya, haba ari aho iwanyu haba ari ku bandi. Nibaza ko umuntu ari kugira ngo aramutse afite umusanzu yatanga, hari ibindi mwakorera. Kagura urakoze cyane rero. Murakoze nanjye ndabashimiye, kandi amahirwe masa no mu zindi nshingano ugiyemo. Murakoze.